Reka nongere ngusuze wa mukunzi w'Isumo TV, nizere ko umeze neza cyane, nanjye meze neza cyane. Amahoro y'Imana akomeze abane nawe. Reka ngiye guhera ku ba diaspora kugira ngo nabo babashe kugenda bavuga bati ugenda udukurikira umunsi ku wundi. Reka mera abantu bari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bari muri Mozambique, bari muri Canada, mwe mwese bari muri Zambia, bari mu Budage, bari muri Kenya, bari mu Bwongereza, bari mu Uganda, bari Tanzania, abari mu Burundi, yego abari mu Burundi, abari mu France, abari muri Netherlands cyangwa se mu Buholandi, abari muri Afrika y'Epfo, aba muri Congo Kinshasa, abari muri Australia, Brazil, mu Bubiligi, muri Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu, muri Malawi, mu Buhinde, muri Morocco, muri Senegal, muri Arabia Saudite, muri Australia, mu Butaliyani, Oman, Tunisia, mu Burusiya, muri Centrafrica, abari muri Zimbabwe, Algeria, Sweden, muri Espagne, abari muri South Sudan, Turkey, Bangladesh, Cote d'Ivoire, Qatar, Portugal, Vietnam, Indonesia, abari muri Israel, Benin, Egypt, Mali, muri Norvège, Congo Brazzaville, Cameroon ndetse na Togo. Impamvu rero mbanje gusuza aba bantu ne bamwe mu bantu bagenda bakurikira channel yacu, aho umunsi ku munsi ugenda tubona uburyo mugenda mudukurikirana. Rero kuba mudukurikirana ibi y'agaciro gakomeye, niyo mpamvu tugomba kugenda namwe tugenda tubasuhuza byibura kugira namwe mwumve ko tuba twabibonye ko mwakomeje kugenda mukurikira ibikorwa bitandukanye Isumo TV ikomeza kugenda ikugezaho umunsi ku wundi. Reka nanone nshimira by'umwihariko abantu bacu bari hano mu Rwanda. Abantu bacu bari hano mu Rwanda dukomeje kubashimira by'umwihariko, bakomeje kugenda badutera ingabo mu bitugu, aho bakomeza kugenda rero bagira bati tuzakubakurikira, tuzabareba. Muri bamwe rero mu bingenzi cyane dukeneye cyane kugira ngo mukomeze kugenda mubana n'Isumo TV. Rero umutima wanyu wo gukomeza kubana n'Isumo TV mukomeza kugenda mutugaragariza niwo tubanje gushimira muri kano kanya. Reka nanone nkwibutse ko ushobora kuba wabana rero na Isumo TV ukagenda umenya ibindi biganiro bigiye bitandukanye bigiye bivuga ku mateka ya ruhago, uduhigo twagiye ducibwa n'abantu. Twebwe twiyemeje kuzabagezaho ruhago kugeza igihe isi izashirira. Rero mukomeze kugenda mubana natwe, live match ndetse n'izindi events zitandukanye ni hano ku Isumo TV, ubundi ukagenda mumera neza cyane. Amahoro y'Imana rero akomeze abane namwe mwese, ntago ngiye mbavuga mu mazina ariko amahoro y'Imana akomeze kugenda abana nawe. Bwira rero umuntu mwijyanye ati amahoro y'Imana akomeze kugenda abana nawe, maze umwenyure, umusekere, umwereke ko isi naho yaba mbi ariko abantu bagomba guhora ari beza. Uko biri kose abakurikirana Isumo TV bagomba guhora ari beza. Amakuru yacu muri aka kanya ni amakuru agiye atugera avuga ko ekipe ya APR FC yamaze kuba yakuza diri n'umukinnyi ukomeye wa Rayon Sport. Umukinnyi ukomeye wa Rayon Sport uribaza ati nuwuhe? Reka twakire ibitekerezo by'abakunzi bacu. Reka twakire ibitekerezo by'abakunzi bacu rero tubabwira tuti mukomeze mwongere ibitekerezo byanyu nibiraza ari byinshi, ariko reka tugende dusoma kimwe kimwe. Uyu ngo witwa Emmanuel rero aratubwiye ati mumeze mute basangira ngendo. Amakuru muri kugenda muduhana amakuru meza cyane, mukomerezaho kandi mutubwira amakuru yo kuri murera yacu, turaza kubabwira amakuru kuri Gikundiro nta kibazo. Reka nanone tureba amakuru y'uyu nguyu witwa Odiro aratubwiye ati mumeze mute basaza, tumeze neza. None se mwamaye amakuru kuri Gasogi United na Kenis, ndaye tujyaza kugenda tuyakunyuramo wakanya kukana. None wano kuri Facebook yacu ari kugenda batubaza ngo ese mwaduhaye amakuru kuri ekipe yacu ya Barcelona, turagenda tuyabanyuriramo nayo. Nta kintu cyitwa amakuru turi ugende tubazigana. None uyu nguyu witwa Christian nawe arambajije ngo mwatugaye amakuru yacu kuri Gikundiro turaza kuyababwira rwose mwigire ikibazo. Nanone hano hari undi witwa Bangamwabo Elifazi rero nawe arakomeje kugenda atubwira ngo yambu turabakurikirana Rubavu. Yego turakomeje kugusuza aho ngaho uri mu murenge wa Rugerero. Amahoro y'Imana akomeze kugenda abana nawe. Nanone reka turebe iyi message kuri Facebook. Ni umugabo witwa Batiste uri hariya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, avuze ati yambu ewana ndabasuje cyane, mukomeze muduhe amakuru kuri Gikundiro yacu ndetse mutubwire n'imishinga ifite muri iyi sama.
byose rero tugenda tubibagezaho. Reka nanone nkomeze nsoma ubutumwa bwaheretse uvariya mu mujyi wa Jiantonge hari mu Bushinwa. Rero nawe ni umugabo ukomeza kugenda dukurikira avuga ati yambu turabakurikiye ekipe yacu ya Gikundiro, mukomeze kugenda muduhaho amakuru meza cyane. Rero reka tube turekeye aho ubutumwa bwanyu turaza kugenda tubusoma. Nanone nimba ukeneye kuba wasomerwa ubutumwa bwawe, shyira ubutumwa ngaho muri comment ubundi tubashe kugenda tubusomera mu makuru agiye atandukanye turagenda tunyuramo muri uyu munsi. Nanone reka twubwire ko ukeneye kuba wakwamamaza hano kuri Isumo TV muri konti nziye zitandukanye z'Isumo TV, andika 078 72888 cyangwa se andika 078 gatatu kabiri gatandatu gatatu icyenda karindwi icyenda, maze ubashe kugenda uhabwa ubutumwa bugiye butandukanye bwawe ubunyuza muri platform zacu zigiye zitandukanye. Nanone kanda subscribe ubashe kugenda ubana n'Isumo TV maze ugende umera neza cyane. Nanone reka mbibutse ko turi kuri topic yacu y'umukinnyi wacu. Umukinnyi wacu rero twe twagiye kubabwiraho ni umukinnyi wa ekipe ya Rayon Sport uri kugenda uvugwa ko yaba yamaze kurangizanya na ekipe ya APFC. Mu makuru rero dukesha abantu b'indani muri ekipe ya APFC twebwe tugenda dutera ibyumvirizo ahantu hatandukanye. Reka tubabwire ko uyu mukinnyi ari zamubabwire reka ni umukinnyi umwe mu bakinnyi bakina mu bwugarizi bwa ekipe ya Rayon Sport, ndetse akaba ari umukinnyi akenshi utagenda wigaragaza cyane mu itangazamakuru, utagikunda kugenda atanga amakuru, ariko ni umukinnyi twagiye tuvugisha tubwira ko nta makuru abifite, ariko mu bantu baturuka imbere cyane, kamuvuge ngo imbere cyane, wongere wumve ngo imbere cyane muri ekipe ya APFC bagiye batubwira ko uyu mukinnyi yaba yamaze kurangizanya nawe rwihishwa cyane. Reka mbisubiremo, mwibanga rikomeye cyane. Reka ngombanze mubwire impamvu abakinnyi kugenda basinyira ama ekipa agiye atandukanye ariko bakabasha kugenda babihisha. Bari kugenda babihisha kubera ko shampiyona ntirarangira. Kabiri, ikosa ryose bashobora kuba bakora muri mikino ya nyuma ekipe zabo zikaba zatsindwa, bashobora kuba babiryozwa ko n'undi bakinyi batabishaka. Nanone niyo muri kugenda biba mu mabanga agiye akomeye cyane, aho uyu mukinnyi abakinnyi rero bari kugenda bagenda bavugwa, ariko ugasanga kugenda bigarama ibyo bintu muri kugenda tuga by'aba transfers ntabwo tubizi, ibintu ntabwo tubizi, niko bose bari kugenda bavuga, ariko muragenda mumenya ukuri ku iminsi igenda imbere, ukuri tugenda tukubahereza. Ahangaha rero uyu mukinnyi witwa Ruboneka Yohani Bosiko. Rero ni umukinnyi umwe mu bakinnyi bari kugenda
bavugwa ko baba bamaze gusinya. Mu makuru dukesha mu bantu b'indani hariya muri Rayon Sport bari kugenda batubwira ko uyu mugabo nawe ari mu hafi hariya Kimihurura agenda asinya amasezerano agiye atandukanye. Biravugwa ko yahageze mu kanya mu masaha ya mu gitondo yaribwo yahageze, akaba nanone yaba yamaze gusinya. Ibi ngibi nibyo biri kugenda bicaracara mu bantu bagiye batandukanye. Nanone reka hari umuntu twandikiye avuga ati ntabwo bavuga Ruboneka Yohani Bosco, bavuga Ruboneka Jean Bosco. Urakoze rero kudukosora, gusa nanone reka nkwibutse ko uvuze Ruboneka Yohani Bosco ari nko kuvuga Ruboneka Jean Bosco, dore ko Yohani ari we Jean cyangwa se ari we John, cyane John Bosco cyangwa se Yohani Bosco cyangwa se Jean Bosco, byose ni kimwe, cyangwa se Uwanes Bosco, byose rero ni kimwe. Kuba wamwita Yohani cyangwa se wamwita Jean, byose ntaho bitandukanye. None reka nkubwire ko equipe ya Rayon Sport yamaze gusinyisha igikanu cy'ubukaka, igikanu cy'imfizi. Uyu nguyu ni umukinnyi witwa Rafael Olise Osaluwe hano umunyanijeriya rero wakina equipe ya Bugesera FC. Nanone reka nkwibutse ko umukinnyi witwa Rwabi Placide equipe ya Rayon Sport itarakuraho. Kinizwa Rwabi Placide equipe ya Rayon Sport nirakuraho, iracyamushaka cyane, aho ashaka kuba yazana akisinya amasano asaga imyaka 2. Nanone equipe ya Rayon Sport reka tubitse ko yateretse miliyoni 185 zo kuba yagura abakinnyi. Reka tubitse ko nanone equipe ya Rayon Sport iri muri tiri n'uruganda Skol, mu aho ishobora gukora inama kuri uyu mugoroba yeyo na Skol byiga ku buryo Skol yavana amafaranga kuri ziriya miliyoni zasaga 200, ikaba yazigira miliyoni zaga 350, aho izajya hari Rayon Sport amafaranga kashi asaga miliyoni 100, asaga miliyoni rero 120 na zinga ya neshana ihaga kashi. Nanone zikaba zabakorera ayo mafaranga rero zikaba zagera ku mafaranga asaga miliyoni zisaga 200 iyiha kashi. ukagenda ubona services zigiye zitandukanye za digital marketing, promotion, videography, photography, branding ndetse na graphic design. Byose rero ni kuri Aldeje Studio. Nanone kamwibutse ko turi kumwe na Tom Transfers. Tom Transfers rero ni company imwe muri company zigenda zikugezaho kuba wabona service nziza mu bijyanye na transport, aho utumiza imodoka mu gihe ukitegereje ugatizwa ku buntu imodoka uba ugendamo. Byose rero ni Tom Transfers, ntandi hantu wakora service nziza nk'iyo. Nanone ukeneye kuba wagenda ukaba wabona ibijyanye na
ibijyanye na apartment ndetse no kuba wabona ibijyanye na supermarché byose ni Tom Transfers. Andika www.tomtransfers.rw maze ubone serivisi nziza Tom Transfers igenda igenera abakunzi bayo bose. Nanone kamubwire ko turi kumwe na Airtel yakugezaho rero serivisi nka Airtel Money, Airtel Pay, byose rero ni kuri Airtel. Andika akanyenyeri 182 akadirishya, cyangwa se andike akanyenyeri 500 akadirishya, ubashe kuba wakoresha Airtel Money maze uwohereze amafaranga nta kiguzi uciwe. Nanone katubwire ko indi mirongo yose ugenda ukoresha itakubera myiza, dore ko igufitiye paka zigiye zitandukanye, paka z'umunsi, iz'ukwezi, iz'amasaha 28, iz'amasaha 48 zose ni kuri Airtel. Kandi rero wakora serivisi nziza. None ishyura na Airtel Pay ubashe kugenda ubona serivisi nziza ku buntu. Reka duhita twanzikira ku makuru yacu dufite muri kano kanya. Amakuru dufite muri kano kanya nuko umugabo witwa Byiringiro Lag ari umwe mu bantu equipe ya Rayon Sport gukomeza kugenda iganiriza. Nanone kamwibutse ko umugabo witwa Ruboneka Jean Bosco ari umwe nanone mu bagabo bari gukomeza kugenda baganira na equipe ya Rayon Sport, aho biri kugenda bivuga ko ashobora kuba yasinyira equipe ya Rayon Sport kuri miliyoni zisaga miliyoni 20 z'amafaranga y'u Rwanda. Nanone ayo ni andi makuru. Nanone kamwibutse ko umugabo witwa Rwabuhi Placide cyangwa se Rwabuhi Aime Placide nawe ari umwe mu bantu equipe ya Rayon Sport irimo iragenda iganiriza. Harakana mbonyanga gasekeje hano hari umukinnyi rero nanone witwa Emelani rero umwana wa Emelani Musi nawe ni umwe mu bantu bari kugenda bavuga ko ashobora kuba yajya mu Mavubi. Ibyo byose ni tugenda tubanyuzaho mu nkuru irambuye tugenda tubagezaho hano ku Isumo TV muri kano kanya. Reka tuyanze twamamaze ubundi tuze kugaruka tukubwira idonido kuri ayo makuru tubashe kugenda tukunyuriramo mu ncamake. Bana ni Isumo TV, ntuhakure ubundi uze kugenda umera neza cyane. Company MTCC Limited y'Amahita Contractors and Consultants Limited irakumenyesha ko ushobora kuba wayisaba serivisi zose z'ubwubatsi, kuva muri designing kugenda ukagera kuri execution, ndetse ukaba wanayituma ibikoresho. Kuba rero wayiha akazi ko kuba yagukorera supervision cyangwa se kugucungira ko ibintu uri kubakirwa bimeze neza cyane. Nanone ukaba wayisaba ko yagushakira ibyangombwa byo kugenda uvugura. Nanone ushobora kuba wayisaba ikakurebera ko ubutaka utuyemo ari ubutaka bwiza bwo kuba bwakubakwa ndetse n'inyubako yahagenewe muri master plan. Byose rero ni MTC Limited, ubundi ukagenda umera neza cyane. Hamaga kuri 0783233979 ubundi ubashe kugenda umerana neza na MTCC Limited. Reka nanone tukwibutse ko company nka Aldeje Studio ikomeza kugenda ikubwira ko igufite service za live streaming, videography, photography. Kuba nanone wayisaba ikagwa yakwigisha gukoresha imbuga nkoranyambaga uzibyaza umusaruro. Kuba wayituma igukorera graphic design, branding, digital marketing ndetse na promotion. Byose ni Aldeje Studio. Hamagara kuri 07872883 maze tugende tugwa ubusobanuro bugiye butandukanye kuri Aldeje Studio. Nanone kamubwire ko twaje kumwe na Tom Transfers. Tom Transfers rero nayo igenda ikugezaho byinshi bigiye bitandukanye, aho ukomeza kugenda ikubwira ngo iyi ni company igufasha kuba watumiza imodoka hanze ku giciro cyiza ikayikugezaho hano mu Rwanda. Ikindi ikahita igutiza imodoka yo kuba ugendamo ku buntu. Ubwiza rero nk'ubwo ngubwo nta handi wabusanga. Si ibyo byonyine, ahubwo igufasha nanone gukomeza kugenda ugira service za supermarché, ukaba wahaha neza ndetse ukaba wanabaho muri appartement nziza mu gihe waba uri umuntu uturutse mu mahanga ushaka kuba muri apartment nziza. Byose rero ni Tom Transfers. Andika www.tomtransfers.rw maze ubashe kugenda umera neza cyane. Nanone kamubwire ko ushobora kuba wabana na Airtel ukagenda wishyura abacuruzi bagiye batandukanye, wishyura abantu kuri konti zabo za banke n'ubuntu kuri Airtel, kohereza amafaranga ndetse no kuyohererezwa n'ubuntu, kwishyura na Airtel Pay n'ubuntu. Nanone kuba waba uri ahantu ukaba ukoresha izindi sosiyete zitaguha internet ihagije cyangwa se itihuta,
ukaba uri ahantu ariko ukora YouTube channel cyangwa se ukora kandi kazi gasanzwe cyangwa se kandi kazi gasaba nyine internet, ukaba wewe na internet mbi, gana Airtel. Ibiguha Airtel 4G ubundi ubasha kugenda umera neza cyane. Amaro y'Imana rero akomeze abane namwe mwese mwakomeje kugenda muyoboka Airtel. Gana service center za Airtel ubundi ubasha kugenda ubona service nziza zigiye zigezweho, umuyoboro w'itumanaho rigezweho cyangwa se the smartphones network Airtel. Reka rero twigarukira ku makuru yacu arambuye. Amakuru yacu arambuye rero ngiye kugenda nyahera ku mukinnyi witwa Noam Emelani. Ni umuhungu wa Emelani Nkusi. Emelani Nkusi ni umukinnyi wigeze gukinaho ekipe y'igihugu yacu AMAVUBI, wari umwe mu bakinnyi bari abakinnyi b'abahanga cyane. Uyu mugabo rero wita Noam Emelani ni umwe mu bakinnyi rero ba ekipe ya Manchester United, akaba rero ari umukinnyi uri gukomeza kugenda yifuzwa ko yaza kuba yakinira ekipe y'igihugu yacu AMAVUBI. Ni umukinnyi w'umunyarwanda ukina Manchester United ndetse akaba yifuzwe n'ikipe y'igihugu AMAVUBI. Noam Emelani ari mu Rwanda aho yaje mu biruhuko. Uyu rutahizamu musatira anyuze ku mpande akaba aheruka kongera amasezerano muri Manchester United. Ni umwana wahoze ari myugariro w'AMAVUBI Emelani Fritz Nkusi yabyaranye n'umunyarwandakazi. Uyu ngo bita Noam Emelani akaba ari mu Rwanda mu biruhuko aho yaje kureba umuryango we harimo na nyina umubyara aba hano mu Rwanda. Rero ari nawe barimo kunyuraho kugira ngo yumvishe umuhungu we ko aba yaza kuba yakinira u Rwanda. Yo bita Noam Emelani uvuka kuri Emelani Nkusi yinjiye muri Manchester United mu mpera z'umwaka 2019. Ntabwo yorohewe n'iminsi ya mbere ariko guhera ku mpera z'uyu mwaka yatangiye gufatisha abana ku buryo yakangiye kujya akina. Uyu rero ni uwo mugabo wita Noam Emelani, umwana wa Emelani Fritz Nkusi, yari umyugariro w'ikipe y'igihugu yacu AMAVUBI. Ayo rero umwana wa Emelani Nkusi agatubwira ko ari kugenda aba muri hoteli ya Latson Blue Hotel, nari kugenda abamo nubwo tutadutinye ngo tuyamariza ariko niho ari gukomeza kugenda yibera. Uyu rero ni umugabo wa postinze ngo Rwanda the heart of Africa. Ni umupeti rero uri gukomeza kugenda nawe abikora neza cyane. Nanone atari iyo nkuru ishyushye yonyine, reka nkubwire ko inkuru yindi ishyushye ari inkuru ivuga ngo umugabo witwa Ruboneka Jean Bosco wa ekipe ya APR FC. Muramwibuka ko ejo yakinnye muri ekipe y'AMAVUBI cyangwa se muri ekipe y'u Rwanda. Uyu mugabo rero nawe ni umugabo wakomeje kugenda abinyuza ku nshuti ze za hafi, agenda ababwira ati bakomeje kugenda banganiriza ariko sindafata umwanzuro. Urambaza ngo abantu bakomeje kugenda bamuganiza ni bande? Anga rero uyu mugabo binyuze ku nshuti hafi yitwa Mwiseneza Emmanuel. Uyu mugabo rero witwa Mwiseneza Emmanuel ni umugabo mushuti wa Ruboneka Jean Bosco cyangwa se Ruboneka Yohanesi Bosco cyangwa se Ruboneka John Bosco. Ni umwe mu bantu bakomeje kugenda badutangariza bati uyu mugabo ibiganiro bye na Rayon Sport byakomeje kugenda bisatira ku musozo ariko umwanzuro wa nyuma ntaraza kuwufata. Yarawe yamubwiye ati nshobora gufata umwanzuro wo kuba nakwerekeza muri ekipe ya Rayon Sport mu mpera z'iyi sezo. Reka izi match ebyiri zirangire ubundi amakuru muzagenda muyamenyeshwa. Ibi ngibi rero yakomeje kugenda avuga ati uyu mugabo rero yanyibwiriye ati njyewe ndumva kujya muri ekipe ya Rayon Sport nta kintu bitwaye kandi nishema kujya muri ekipe ifite ibigwi n'igikundiro bigiye bitandukanye. Ahanga twagiye tugenda tubona twese. Ni ekipe nziza rero yagufasha kugenda wimurika ku ruhando mpuzamahanga. N'ikimenyimenyi muribuka ko abakinnyi bamaguye muri ekipe y'igihugu national tugenda dukinana muri kano kanya n'abakinnyi kugenda bagaragaza ko atari abakinnyi babi, ahubwo ari uko bagiye muri ekipe aho bwiri mu bihe bibi bikabasha kugenda rero bitagenda bimera neza ku ma ekipe barimo. Ariko urugero reba nka Muhirekeva umupira akinye kuri uyu mugoroba, ubuse mwari mwiteze ko yari umuntu ari gukina umupira umeze kuriya?
nanone murareba umupira nishimwe Blaze ari kugenda akina, ni umupira mwiza cyane ushobora koko kugaragaza ko equipe ya Rayon Sport ari equipe nz'umuntu wese yajyamo akabasha kuba yagiramo ibihe byiza bigiye bitandukanye. Abangana amagambo rero umugabo witwa Ruboneka Jean Bosco yagiye yitangariza mu kiganiro yagiye agirana na mubyara we witwa Mwiseneza Emmanuel. Uyu mugabo rero nawe yakomeje kugenda avuga ati uko ngewe nabyumvise nuko uyu mukinnyi umwanzuro azafata uko biri kose ari ukujya muri equipe ya Rayon Sport. Icyambere nuko equipe ya Rayon Sport yamuganije kandi ibiganiro yabashe kugenda abyemera. Ibi ngibi rero bikaba bishyira kuri gapapu, kuri agapapu twakomeje kugenda tubabwira. Iyi niyo gapapu iraza kuba ari gapapu yasize, dore ko bigoye kubona umukinnyi wafatisha uri kugenda amarwa muri equipe nkuru yacu y'igihugu agenda ava muri mukeba ajya mu wundi. Ibyo ngibyo rero cyane cyane ava muri APR ajya muri Rayon Sport. Ibi ngibi rero ni bimwe mu bintu biri kugenda bivuga kuri uyu mugabo witwa Ruboneka Jean Bosco cyangwa se Wallace Bosco cyangwa se John Bosco. Rero ahangaha reka nanone mubwire ko uyu mugabo ari umwe mu bantu ari kugenda bafasha equipe y'igihugu Amavubi. Nanone kawe mwibutse ko mu mihigo umugabo Muvunyi Paul, Prosper Muhirwa Freddy, umugabo witwa Gacinya Chance Denis, umugabo witwa Sadate Munyakazi, umugabo witwa nkunda kumwita umugabo ariko ni umubyeyi, ariko ni umugabo kuko afite ibikorwa by'abagabo yagiye akora muri Rayon Sport. Umubyeyi witwa Hajati, makunda kwita Hajati, ni bamwe mu bantu 6 bahegeye guheka izi transfer nkuko nagiye mbibabwira. Aba bantu rero bayikusanya bavuga ati byanga bikunze mu cyeba tuyikuremo abantu uruganda nka Skol. Bya bimina ushobora kuzagenda rubitera inkunga bakaba bagenda bashinga utubari bazajya bagenda bahuriramo nk'aba Rayon Sport. Ikindi bakabaha ibikoresho, arabyumva neza, bakabaha ibikoresho by'utubari ubundi bagashinga utubari ari nabo byo bibina bizajya biteranira. Vuga ngo Rayon Sport yo igiye gukora ikintu bakwitiye decentralization cyangwa se bagira decentralization, na kintu bita kwegereza ubuyobozi abaturage, kwegereza ibikorwa abagenerwa bikorwa. Mwanga abagenerwa bikorwa ni aba stakeholders cyangwa se abagenerwa bikorwa nyine abi ibintu byagenewe. Vuga ngo Rayon Sport ntabwo ari y'ubuyobozi, ntabwo ari niyabashe tweka tubyita aba shareholders wenda cyangwa se bari abantu bose bagira ikintu batanga gifatika cyane. Ntabwo ari abo ba shareholders ahubwo ni aba stakeholders kuko nibo batuma abo ba shareholders, abo twakwita aba shareholders nubwo ari aba partners kuko nta nubwo ari n'aba sponsor, ari aba partners. Aba sponsor undi n'abafana. Kuba rero abo bantu baba partners ba Rayon Sport bagomba kuba baba begeranye aho ngaho kandi bagakora ibikorwa bibateza imbere. Ibyo ngibyo bizoza mu mwuka mwiza muri Rayon Sport. Nanone byongere n'amafani club. Aka kantu no mukumve neza,
aka kantu mukumve neza. Uruganda Skol rurashaka kubijyamo ku buryo Rayon biteza imbere. Bivuze ko Rayon nyine bagomba kuba muri Rayon iteka ryose kandi bakabona ko nta handi hantu hakuri ibyishimo usibye muri Rayon Sport. Ibi ngibi rero ni bimwe mu bintu biri gukomeza kugenda bivugwa ko rero aka kantu kandi umuriro kagiye gukomeza kugenda gatsimba biteza saga zigiye zitandukanye murabyuka ibintu byagiye biba kuri ba Karenzi n'abande bose bo bagenda bashwana. Twagiye tubikora mu nkuru zacu ngo urakenera kugenda amenya inkuru yabyo kuntu yagiye genda akomeze kugenda yeba inkuru zacu zabanje. Reka nanone nkwibutse ko ekipe ya Rayon Sport iri kwifuza umukinnyi witwa Cesar cyangwa se Kaizari Manzoki, n'umunyakongo cyangwa se umukongomani, mumbabarire ntago ari umunyakongo n'umukongomani wahariya mu mujyi wa Lubumbashi ukinira ekipe ya Vipers ya Robertinho hara muri Uganda. Uyu mugabo ni top scorer muri ekipe y'igihugu muri Uganda, mumbabarire. Akaba rero ari umwe mu bagabo bari gukomeza kugenda bavuga ko ashaka kuba yajoininga ekipe ya Rayon Sport ikabasha kugenda nawe amera neza cyane muri iyi ekipe ya Rayon Sport. Uyu mugabo Cesar Manzoki reka tubibutse ko ari umwe mu bakinnyi Rayon Sport yagiye ivugisha, ariko akaba ari umwe mu bantu batinze kugenda bafata umwanzuro wa nyuma ukuntu nyine transfer zabo zagenda zikorwa. Ibi ngibi rero ni bimwe mu bintu byakomeje kugenda biteza akantu ko kuvuga ati uyu mugabo azasinya se ntazasinya, ariko dira ahantu igeze ni aho ngaho. Rero na byinshi nakomeza kugenda mbatangariza kuri iyo diri, nagiye nyibabwira ibintu byinshi, reka tugereze turebe ukuntu bizagenda birangira. Reka nkomeze nkwibutsa ko umugabo witwa Rwabuhihi Aime Placide nawe ari umwe mu matageti ekipe ya APRFC iri gukomeza kugenda nayo ivuga ati uyu mukinnyi aguma hangaha, ariko ekipe ya Rayon Sport nayo irimo ekipe zakaniye gukomeza kugenda zivuga ati uyu mukinnyi tuze kugenda tumwegukana, tugende natwe tumutwara, tuvuga tuti uyu mukinnyi ntabwo agomba kuba yaducika. Uyu nguyu rero twagiye tubabwira byinshi kuri Rwabuhihi Aime Placide, ndetse tugenda tubabwira ku byaba Cesar Manzoki, tugenda tubabwira ku byaba Byiringiro Lagi, ba Karebu, ba Yusefu, abakinnyi bagiye batandukanye twakomeje kugenda tubagezaho n'ibikorwa bitandukanye ekipe ya Rayon Sport cyo kugenda ikura hanze. Nanone umukinnyi twagiye dusorezaho nanone mu bantu twagiye tubabwira muri iyi minsi ya vuba ni umukinnyi witwa Simon Arnold Okwiwe ekipe ya Kiyovu Sport. Nawe rero n'umwe mu bantu bari guba chasingwa na ekipe ya Rayon Sport kugira ngo akomeze kugenda nawe ayinjira mu ekipe ya Rayon Sport izaba ari ubukombe icyayi. Nk'uko rero ubuyobozi bwa Rayon Sport bwabivuze bwateganyije ko hakoreshwa miliyoni isaga 145 mu kuba zahagurwa abakinnyi. None bivugwa ko ekipe ya Rayon Sport umuterankunga wayo witwa Skol agomba kuba yayongera amafaranga kugira ngo ikomeze kugenda nayo yagura ibikorwa
ibikorwa byayo yubakira ikibuga ndetse inazamura ekipe y'igihugu y'abatoto. Reka rero nyarukire ku butumwa bwanyu mwagiye mutugezaho muri kano kanya, ubundi nze kugaruka mbabwira akantu kanyuma, ubundi duhita twitahira ibintu bikomeza kugenda bimera neza cyane. Reka mwubwire ko umugabo witwa Karangwa Christian rero akomeje kugenda atubwira ati tabakurikiye hano mu karere ka Kicukiro mukomeze kugenda mumera neza cyane. Uyu mugabo witwa Bertrand rero uri Rusizi naravuze ati hano mu karere ka Rusizi na Nyamasheke dukomeza kugenda tubakurikirana cyane. Nsuje abantu biwacu bitwa Jose Nkunda cyane uri hariya mu murenge wa Nkanka. Yes, uyu nguyu rero nawe ni umukunzi wacu. Hariya rero nawe umukunzi wacu witwa Dominique dusabe Imana nawe akomeje kugenda tubwira ati turabakurikiye, mwaturyohereje kabisa, amakuru yanyu ni ntagereranywa nta handi twajya urushinge rwacu. Reka nanone nsuze umugabo ukunda kuba adukurikiye cyane wo bita Kadene mu Gasura. Kadene amahoro y'Imana akomeza bane nawe muvandi. Yes, Kadene rero nawe numwe mu bantu bakomeza kugenda badukurikirana cyane. Kansuze rero abantu bacu ariko yari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika dukomeje kubashimira muri abakadasohoka. Tugenda tubibona ko mugenda mudukurikira cyane rwose, iyo hagiyeho umuntu umwe wo muri Amerika turabibona, dukomeje kugenda tubashimira. Nshimira Batista rero ukomeza kugenda tubwira ati mu muduha amakuru meza, akakantu kakuru nuko kuri World Limit nakabonye kabisa. Shout out to you, amahoro y'Imana akomeze rero abane nawe. Reka nanone nkubwire ko akantu kanyuma ngiye gusorezaho ari umukinnyi nagize ibanga. Umukinnyi nagize ibanga rero biragenda bivugwa mu makuru y'inyuma mu gikari. Biragenda bivugwa ko umukinnyi witwa Jibline wa Mukura cyangwa se Ajibline Abubakari ari umukinnyi wa Rayon Sport kuri isa. Nubwo bikiri ibanga arikomeye cyane ariko niko biri kugenda bivugwa, ubwo amakuru arambuye azakomeza kugenda aba forwarded kuri iyi transfer turagenda tuyabagezaho. Ciao turabakunda, amahoro y'Imana abane nawe. Ukomeza ubwira umuntu muri kumwe ati amahoro y'Imana akomeze kugenda abana nawe mu byo urimo byose.